nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, muri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe, harashize iminsi tutaganira, ariko nashimishijwe ndetse mfashwa no kubona hari abafatanya nanjye kuvuga iriya shapure izamura roho zo mu purgatori zitabarika. Mbere yuko tangira iki kiganiro cyo kuganira kuri Mutagatifu Gertrude, nagira ngo tubanze ikimenyetso cy'umusaraba kiduherekeze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mu kiganiro giheruka rero twaganiriye cyane ku ishapure, twavuze iriya shapure ishapure yo kuzamura roho zo mu purgatori, ishapure yagenewe roho zo mu purgatori, ndetse tuvuga wenda ikiganiro cyarenzeho gato, tuvugaho ibijyanye n'uriya munsi w'impuhwe z'Imana uzabahoberanye ubutabera n'impuhwe by'ihoberana, umunsi wa illumination de conscience, uko abantu benshi batandukanye babivuga, abamystike babivuga, abatagatifu babivuga, abonekerwa. Uyu munsi rero nkurikije uko amakomantere ameze, nagira ngo tugaruke gato kuri Mutagatifu Gertrude wahawe iriya shapure, wahawe iriya sengesho ryaje kuvamo ishapure yo kuzirikana roho zo mu purgatori tukazisabira. Mutagatifu Gertrude ni uwa kera, ariko ibyo atubwira bumva ari iby'ubu. Turamukeneye kugira ngo turusheho gukunda Yezu, turusheho kumenya Yezu nk'umuntu. Kenshi hari igihe twumva Yezu nka jambo w'Imana, Imana mwana, wenda tukaba twanahera aho ngaho, ariko n'ubumuntu bwa Yezu buradutagatifuza rwose. Ni umuntu wuzuye, ubumuntu bwe n'Imana bwe birahoberana, bikaba umwe mu persona umwe. Ubwo rero Mutagatifu Gertrude we agaragara nk'uwatangije, niba ariko navuga, wenda hari n'abandi imbere ye, ariko ari mu bibanze, abatagatifu bibanze batubwira cyane iby'umutima mutagatifu wa Yezu. Ni muntu ukiri Mutagatifu Gertrude, cyangwa Gertrude bavuga Gertrude mukuru, uwo tugiye kuganira Gertrude mukuru, cyangwa se Gertrude wa Erifuta, ariko hari abandi ba Gertrude benshi nyuma ye. Yavutse rero tariki ya 6 z'ukwa mbere 1256, yitaba Imana tariki ya 17 z'ukwa 11 1301 cyangwa na kabiri. Aho nasomye henshi hose bagenda bavuga ngo na rimwe cyangwa na kabiri, nkaho rwose umuntu waba yaranditse iby'ubuzima bwe iyo detail yaba yaramucitse, ashaka kuba byaranditswe nyuma cyane. Rero yabaye ahitwa Erifuta mu Budage, naho yitabye Imana ari muri monasteri, aho yaragiye kwiha Imana muri babihaye Imana badasohoka. Ababikira yari yarinjiyemo ngo nabikira bitwa abasistericienne, ntabwo nzi ko ubu ngubu iryo zina rigikoreshwa, bakaba ishami rya Kigore ry'abamonaki b'abagabo n'undi bitwa abasisterciens bashinzwe na Mutagatifu Bernardo wa Clairvaux. Bakaba baratangiye mu 1125. Urumva rero ko Gertrude hari mu gihe n'uri cy'amavuko hafi aho ngaho, ikinyejana kimwe mbere y'ivuka rya Gertrude hafi aho. Rero amategeko bakurikizaga ni amategeko y'abamonaki b'abagabo, nka kuriya nyine tubona abamonaki, amategeko ya kimonaki yashyizwe ku murongo na Mutagatifu Benedicto, twavuga wa mbere. Ubwo rero n'ubundi uwo muryango niyo amategeko wakurikizaga. Mutagatifu Gertrude twavuze yuko ibijyanye n'ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu abigaragaramo cyane. Ubundi dusanzwe tuzi cyane wa hafi wahangaha w'umufaransa witwa Mutagatifu Margarita Maria Alacoque. Hari ikiganiro twamukozeho kuri no channel, mwamubona, ariko si we wenyine. Hari n'abandi batagatifu benshi bakoze umutima mutagatifu wa Yezu. Yezu agiye hishura ku buryo budasanzwe, kuko tuzagenda tubagarukaho. Ndiba mu kiganiro kizakurikira iki ngiki twazavuga bamwe muri abatagatifu, hanyuma tukazangira tudetaye buhoro buhoro.
yagize rero impano zidasanzwe z'ubuzima ndengakamere, la vie mystique, agahoberana n'Imana rwose bakaba umwe. Mutagatifu Innocent wa 11 niwe wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu mu 1677, akaba yizihizwa tariki 16 z'ukwa 11 mu kwezi kwa roho zo mu purgatori. Reka tuvuge ibyaranze bimwe mu byaranze ubuzima bwe. Gertruda yabaye imfubyi ku myaka ye 5, maze aragizwa ababikira bo muri monasteri ya Rifta mu Budage. Uba aho ngaho hasigaye hitwa Saxe Anhalt. Ababikira baho bari bishingiwe n'abadominikani bihale, bagakurikiza amategeko ya kimwe cya Mutagatifu Benedicto nko nabivuze mbere. Akigera muri monasteri rero, uwamwishingiye ku buryo bwa roho ubu nawe ni Mutagatifu Mechtilda, akaba yari umuvandimwe w'umuyobozi Abbesse w'urwo rugo yagiyemo kwiha Imana. Ni ukuvuga ngo mu rugo yinjiyemo Gertruda uwo turi kuvuga, yasanzeyo Abbesse nawe witwa Gertruda. Uwo Gertruda uyobora iyo monasteri akaba afite umuvandimwe we witwa Mechtilda, uyu nawe ni umutagatifu, akaba ari nawe ushinzwe aba novice, maîtresse de novice. Rero urumva yinjiyemo n'umwana muto, hanyuma undi amubera nk'umubyeyi, asimbura ababyeyi yari amaze gutakaza, amubara agenda kuba upfubyi, anamwigisha. Gertruda rero uyu turi kuvuga yabaye umwigishwa, yabaye umunyeshuri uzi kwiga, akamenya ubuhanga bwinshi bw'isi, kuko bigaga iby'amashuri asanzwe y'ubugeni cyane cyane, ngo we akita cyane ku by'indimi. Yaje no kubiminuzamo rwose, muri grammaire z'Ikidage bavuga ko ngo nta wamukurikira. Rero yagize ubwenge bwisumbuyeho, ndetse bikaba byamuha no kwitwara nyine nk'iryo kuzo ryo kwishimira ko ari umunyeshuri w'umuhanga, kugeza igihe nyine ubuzima bwe buhindukiye akiha Imana. Yanditse ibitabo bitandukanye, ibyinshi byabaga biri mu Kidage, ntibyamenyekanye cyane, kuko n'ibindi yanditse biri mu Kilatini biza gushyirwa no mu zindi ndimi. Ubundi amaze kwiha Imana, bimwe mu byo bigaga ku buzima bw'abatagatifu, cyane cyane abakurambere ba Kiliziya, le père de l'Église, bakiga n'ibyanditswe bitagatifu nka Bibiliya. Rero ibyo byose yigaga yagiye abiha agaciro, ku buryo yaje kugenda nyine akoraho za meditation. Ibitabo yagiye yandika ni nko kuzirikana ibyo yize. Igitabo cya mbere cyamamaye mu byo yanditse ni cyiswe imyitozo ya roho, atari nka yindi tuzi ya mutagatifu nanone Ignace wa Loyola, nawe yanditse imyitozo ya roho. Iyi ngiyi ni iyindi ndavuga yabanje nyine ya Mutagatifu Gertruda mukuru. Hari ikindi yanditse nanone cyamenyekanye cyane cyitwa, twashyira mu Kinyarwanda ngo umubwiriza w'urukundo nyamana, le héros de l'amour divin. Ibyo bitabo byombi bigaragaramo ubuyoboke bukomeye yarafitiye Yezu. Mu gitabo cye kirimo imyitozo ya roho kigabanyijemo amashapitire, ibice 7. Shapitire ya mbere biri kuri Google mwanabibona, ivuga ku buryo twavugurura ingabire za batisimu akenshi dutakaza kubera ibyaha bikomeye tugenda dukora. Harimo amasengesho yakoze atuma witekerezaho ukanivugurura mu ngabire wahawe za batisimu. Hanyuma ibindi bice bikurikiyeho muri icyo gitabo cye bigaragaza, bishishikariza abihaye Imana bagenzi be gukomera ku masezerano yabo yandi 3, kumvira, ubukene n'ubusugi cyangwa se ubumanzi. Rero nabo cyane cyane nk'abategura amasezerano ya burundu, iyo myitozo ibafasha gutegura neza ayo masezerano. Hanyuma ikindi twamuvugaho nuko hari igitabo yiyanditseho ujyo ubwe nka biography, igitabo cy'ubuzima bwe. Hanyuma muri chapitre ni igitabo kinini cyane, volume yacyo ya 2 ivuga ubuzima bwe bwite n'ubusabane yagiranye na Yezu n'ibiganiro bagiye bagirana. Nacyo kirahari kuri Google mwakibona. Ngo ushatse kwandika wenda kugira ngo ukibone nk'abazi igifaransa wakwandikaho kwari za autobiographie de Sainte Gertrude, ukandika Gertrude la Grande cyangwa se Gertrude Delft. Hanyuma
harimo muri ibyo bitabo muri iyo volume avugamo umubano ukomeye cyane yagiranye na Yezu, ndetse ugasanga harimo n'amasengesho yagiye amwandikira. Ndumva ashaka guhita wenda mbabwira nka rimwe mu masengesho cyangwa se abiri mu masengesho yanditse. Iryo yanditse bwa mbere yavuze ngo, nishyize mu Kinyarwanda, o Yezu riba ry'ubugingo. Yaranditse ati, o Yezu riba ry'ubuzima, mpa kunywa ku mazi y'ubugingo adudubiza ava mu mutima wawe, kugira ngo nimara kuyanywa nzahore nta kindi mfitiye inyota uretse we wenyine kugeza mu buzima bw'iteka. Ndubika wese ungeze mu ndiba y'inyanja y'impuhwe zawe, mbatiza mu rupfu rwawe rutagatifu rwose, mvuguruza amaraso yawe wancunguje. Oza mu mazi yavutse mu rubavu rwawe ibyaha byanjye byangije ubusugi bw'abatisimu yanjye. Nyuzuzamo roho wawe, unyuzure wese mu busugi bw'umubiri n'ubwa roho. Amen. Irindi yavuze yanditse naryo rikunzwe, ni menshi yanditse ariko hari iryo wenda nahisemo, ni iry'umuntu witegura gupfa, ariko tuvuge ararwaye, ararembye, ashaka kurivuga kugira ngo rimutegure kuva kuri iyi si n'amahoro. Yaranditse ati, nawe mu minsi ya nyuma yarwaye amezi 5, hanyuma muri ayo mezi rero yagiye akora amasengesho amuhuza n'Imana kurushaho. Yandika ati, o Yezu we nkunda kuruta byose. Aravuga ati, o Yezu wantwaye umutima, gumana iteka nanjye kugira ngo umutima wanjye ugume muri wowe, kandi urukundo rwawe rungurumemo ubudatandukana, ku buryo umunsi wanjye wa nyuma nzaza iwawe, maze roho yanjye izaba ikiza ubucakara bw'umubiri, izaze kubonera uburuhukiro muri wowe. Amen. Ayo ni amasengesho, hari n'andi menshi ari kuri site zitandukanye zimuvugaho, ubona ari amasengesho arimo kwifuza kwibera muri Yezu. Mu buto bwa Mutagatifu Gertruda yari yaramaze kuba icyamamare nk'umuhanga mu by'indimi, cyane grammaire nk'uko nabivuze, noneho kongeraho n'ubundi bumenyi nyine bwigoga muri icyo gihe bwa art. Ariko mu gihe cya Diveni, mu mwaka w'1880 yatangiye kumva asesemwe n'ibyari bisanzwe bimushishikaje, abona ko ari ubusa. Maze tariki 27 z'ukwa mbere 1882, mbere gato y'umunsi wa Bikira Mariya ajya gutura Yezu Imana mu ngoro, mu masaha y'amasengesho ya nijoro aho Imana bavuga bita compli, Nyagasani atamanza urumuri muri uwo mwijima wari umutima we. Avuga ko yiyumvisemo ko Nyagasani amutuye umutwaro wari umuremereye. Koko rero buri wese ushaka kuva mu by'isi asanga iby'ijuru anyura mu bwoba, bamwe bahita bafatiraho icyemezo cyo kureka gukomeza urugendo. Akavuga ati, sinabivamo, kuko imigozi ihambiriye roho mu kuyirekura ushobora kugira ngo hari aho ugiye kuzimirira. Sinzi iyo ngwase muyiyumvisha ubwo bwoba, kumva yuko hari imigozi yari guhambiriye, hari kamenyero rumenyereye k'iby'isi, hari amakuzo warumenyereye y'iby'isi, hari kamenyero, hari routine, hari ibyo warumenyereye. Kubirekura ukinjira mu Mana, detachement bisaba iyo migozi igasana igenda aca cyangwa gusaba guca no nawe ubwawe ugakora effort yo kubica. Hari itagira ubwo akavuga ati reka da, kuko abikreyamo bivutsa muri wowe yawe akantu kameze nk'ubwoba. Niko benshi bagenda babyandika, bigatuma rero umuntu yavuga ati eka ntazagwa mu ruzi rw'ita ikiziba, ntaziyibura. Kuko urumva Imana ni infini, kwinjira kuva mu bintu birangira kujya mu bitarangira, hari igihe bishobora gutera ubwoba. Rero ubwo bwoba Nyagasani yabumwambukije. Gertrude we yasanze ubwo bwoba nabwo ubwabwo ari impano y'Imana, kugira ngo abonereho gusenya umunara w'ubwirasi no gushishikarira amakuzo y'isi, ndetse n'amatsiko atava inyuma yenyegezwa na bwa bwirasi. Ibyo yabyanditse mu gitabo cya biographie volume ya 2 page ya 47. Mu iyerekwa yagize, yabonye umusore aza amufata ukuboko, amuyobora ahantu hari ipfundo rinini rikozwe n'amahwa ryashishimuraga roho ye, araripfundura, maze amahwa mu kuyamuha ahinduka impeta amwambitse ku ntoki. Ntabwo nzi niba mbivuze neza uko cyangwa ku buryo mwabyumva. Urumva umusore ngo mwiza yaramusanze, amufata ukuboko, amuyobora ahantu hari ipfundo rinini rikozwe n'amahwa. Rikaba uwo musore wari muhagango yabonaga iryo gipfundo cy'amahwa ngo cyamushishimuraga roho, cyamushishimuraga umutima
mu kinyarwanda roho umutima biragoye kubitandukanya ahari. Hanyuma ngo araripfundura maze arihaye Geturuda rihinduka yamaho ahinduka impeta ku ntoki ze zose. Hanyuma ako kanya Geturuda ngo amenyeraho yuko izo mpeta zishushanya ibikomere bitagatifu byadukijije ibyaha n'ibindi bibuza roho zacu kwisanzura mu Mana. Anamenyeraho ko wa musore ari umwe wabambwe ku musaraba akadukirisha amaraso ye. Arabivuga azimiza ariko arabajaje ni Yezu Kristo. Yamaze kumenya yuko uwaje kumwambika impeta ari Yezu Kristo. Ibingira ngo abandi banditse ku buzima bwe n'ibyo bafashe ko ariyo mariage mystique. Kwa kuntu hari abandi batagatifu nka Gaterina wa Siena mutagatifu, wenda hari n'abandi nge niwe nzi wenda nasonye nkasanga bagize iyo, ariko hari n'abandi bagize iyo mariage mystique. Ni ukuvuga ngo akabona Nyagasani ntago ateye ivi gusa ahubwo amwambitse impeta z'ubudatandukana, babaye umwe. Icyo gihe ngo Yezu yahise amubwira ati uzanshaka azansanga impeta binakuru cyangwa asange mu mutima wa Geturuda. Yabonye Yezu ngo amwihaye wese, uzawusanga ku mashusho ya Geturuda umutima we uryamyemo akana Yezu, nkaho nyine Yezu yamuhaye yamwihaye wese kugira ngo ature mu mutima we. Hari n'izindi mu nyandiko ze kandi Geturuda avuga ko hari ubundi buryo yamwiyeretse umutima w'ugurumana urukundo wigaragaza nka hostia ntagatifu, ubundi akamwereka igihuru kigurumana umuriro ariko kidakongoka. Yabonye byinshi ariko icyo twakwita mariage mystique njya mu cyo twavuze haruguru amwambika impeta. Ikindi nanone tuvuze kuri Yezu umwiyereka muri hostia ntagatifu nk'umutima utera muri hostia ntagatifu, numva hari icyo byitwegerezaho isano rikomeye hagati y'ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu no gukunda Ukaristiya no gushengerera. Niyo mpamvu uzasanga n'abandi batagatifu Yezu yagiye abisaba, yavuga ati kugira ngo uhuze umutima wanjye ngwino ushengerere, ngwino ubane nanjye muri Ukaristiya ntagatifu, umpazwe neza. Biragendana. Kuva icyo gihe rero ibyo byose cyane cyane kuva icyo gihe Yezu amwihaye akajya mu mutima we akamubwira tuzanshaka azansanga aha ngaha, ngo icyo gihe ubuzima bwe bwarahindutse burundu, buhinduka ukundi, ariko akarushaho kubaho bidasanzwe mu bihe bikomeye bya Kiliziya. Ayo mayobera akaba ariho bibyuka muri we cyane cyane nko mu gihe cya Advent na Noheli, igisibo na Pasika, cyangwa se iminsi mikuru ya Bikira Mariya, ndetse n'igihe kubera uburwayi atabasha kujya mu misa akumva iyo minsi mikuru izo nema ry'amasezerano yagirana Yezu ariyongeye nko kuvugurura birongeye bivutse mu mutima we. Hari abantu bagira batagatifu bagira uko kumva ashobora kubyumva. Ubundi Imana iraturenze ntabwo tupfa kuyumva na sense zacu n'uburyo twiyumvisha ibintu, ariko kwa ko nyine ari vie mystique, ubwo buryo ashobora kuvuga ati ni Yezu mbwiye iki, amushatse kunyibutsa iki, ashobora kubishyikira. Geturuda rero murumva ko aratwigisha nanone kubaho neza ibihe bya liturujia, umwaka wa liturujia. N'ubu dore turimo turasatira igihe cya Advent. Isa Advent y'umwaka ushize na Advent y'umwaka ukurikiyeho bizigomba gusa. Iza Advent zigomba gutandukana. Ese Noheli umaze iminsi wizihiza zose zihorasa, cyangwa buri Noheli gushyikiriza izindi ngabire zituma winjira burundu mu mutima w'Imana kurushaho. Rero ibihe Geturuda mutagatifu batubwira ko ari mu mystique wagendanye cyane n'ibihe bya liturujia. Akatubwira Yezu wo mu byanditswe bitagatifu atari amayimaje ahambaye cyangwa se n'ibindi bimenyetso byanditswe bitagatifu. Urabona hano nk'igihuru kigurumana nka cya Moyize Musa, igihe Imana imbwira ati kurema inkweto aho uri n'ahatagatifu. Rero ibyanditswe bitagatifu bitushyikiriza Imana, liturujia idushyikiriza Imana. Icyo ngicyo Geturuda mutagatifu nacyo arakitubwira. Dukurikije inyandiko ze kandi uguhinduka kwe twavuga ko kurimo ibice bibiri. Uguhinduka navuga conversion profonde, vie intérieure, uburyo yinjiyemo imbere mu mutima we abona ko harimo urugendo. Icyambere ni ukureka amashuri yari yaramutwaye umutima y'ibintu bisanzwe, les études profanes, akiga iby'ubumenyamana, akinjira muri teologia, akajya urumva ajya kuyimana muri noviciat biga ibijyanye twahoze tuvuga ko bigaga ibijyanye n'aba père de l'église,
abakuru ba kiliziya, abatagatifu bakuru ba kiliziya, abakurambere ba kiliziya, hanyuma bakiga n'ibyanditswe bitagatifu. Ibyo rero byatumye akura. Hakaba n'indi hinduka yagize, yaramaze kuba umubikira agakurikiza kandi akabaho byisumbuyeho amategeko n'amasengesho y'umuryango muri monasteri yabagamo. Kuko buriya iriya croix kuriya kwifungirana ubwabyo uwabashije kubibamo akakurikiza amategeko y'umuryango hari aho bimugeza kure mu butagatifu. Siko rero bose bikurikiza ku buryo bumwe. Rero Gertrude we yafashe umwanzuro wo kubaho wese uko byakabaye kandi akabibamo ashaka kwitagatifuza, biramufasha. Avuga ko hari igihe kinini yabayeho afite ubunebwe bwa roho, nyuma akaza kugurumana urukundo rwinshi rwatumaga yifuza no kugeza ku bandi ibyo yamenye ku Mana. Mbese twavuga ko yakoze urugendo rumuvana mu by'isi agana iby'ijuru, akongera akaba mu by'inyuma, no kuva mu by'isi les profane ajya mu by'ijuru, y'amasomo ya teologiya, arongera no akora urundi rugendo rwo kwinjira mu imbere. Yinjira mu burangamiramana, nka kwa kundi tubona Mutagatifu Augustine abivuga ati nagushakiraga hanze yanjye naho wowe untegereje muri nge, ati natsinze kugukunda wowe rukundo ntuyemo. Ayo magambo ya Mutagatifu Augustine nawe tubona mu by'ukuri utubwira iby'umutima mutagatifu wa Yezu. Nuko ngo hari abandi ngo bari mu babitangije, mu by'ukuri we ni wa kera cyane. Umutima mutagatifu wa Yezu wagiye wihishurira abantu buhoro buhoro uburyo bwo kubana nawo mu rukundo rwatira umutima, ku buryo wumva utamurekura, wumva ugomba kubana nawe buri gihe, kugeza ubwo uyu munsi dufite n'urukundo nyampuhwe rwigaragaje Mutagatifu Faustina vuba ahangaha. Rero n'ubu biracyakomeza, wenda tuzabona n'abandi iteka, tugenda tubona Ukaristiya irembuza abantu mu mutima mutagatifu w'Imana. Twavugana Carlo Acutis muri iyi minsi azashyirwa mu rwego rw'abatagatifu, murabizi. Ibyo byose rero ni bidufasha kubona yuko ibyo twakurikiye muri Kiliziya Gatolika, amasakaramentu duhabwa, Ukaristiya ni ifunguro rya roho ridutagatifuza rwose. Hari irindi sengesho Mutagatifu Gertrude yavuze atangarira ubuntu Imana yamugiriye, abivuga muri aya magambo. Avuga ati: mugaba w'ibyiza byose, ku buntu bwawe wampaye inema zitabarika, fasha ku buryo mu nshuti zawe abazasoma iyi nyandiko bazahimbazwa n'ubuntu ugira, bakagushimira ko kubera urukundo ufitiye za roho wabashije guhisha igihe kirekire ubukungu nk'ubu mu mutima wabashije guhisha igihe kirekire ubukungu nk'ubu mu mutima wanjye, ukandinda muri iyi si yuzuye imyanda. Dore ubwo bukungu ko abuvuga ko ubwo birimo ibice bitandukanye. Ubwa mbere ati: ni kashe mwanteye umutima wanjye igizwe n'amabuye y'agaciro y'ibikomere byawe bitagatifu. Ubwa kabiri urumva ko avuze za mpeta ze yamwambitse, ko icyo agaciro cyane si impeta yamwambitse, ahubwo nibwo akunemeye kumuturira mu mutima kubw'ibikomere bye bitagatifu. Ibyo bikomere bye bitagatifu kabibona nk'amabuye y'agaciro, les pierres précieuses. Ubwa kabiri ati: ni igikomere cyangwa se igisebe cy'urukundo cyinjira imbere muri roho yanjye, ku buryo mpora nyungutira umunezero iyo ntekereje ibyo byiza byose wangiriye. Bimeze nk'aho buri saha mba mfite isoko idudubiza ibyiza byose bihoza roho, bikayiha urumuri n'amashimwe, gratitude. Maze nk'aho bidahagije, munyongera gutumirwa ku meza ntagereranywa y'ubugwaneza bwanyu, votre tendresse, mumpa gusogongera ku Mana bwanyu. Ndashaka hano kuvuga umutima wanyu mutagatifu, kugira ngo mpasange uburyohe bwose. Hano arimo aravuga Yezu, amuvuga mu bwinshi. Ati: murangije kandi mumpa umuvugizi ntagereranywa, muramunshinga Bikira Mariya umubyeyi wanyu, mumusaba kunyitaho by'umwihariko nk'uko umugabo mwiza abwiriza nyina kwita ku mugore we. Ibyo yabyanditse muri cya gitabo cy'ubuzima bwe muri volume ya 2, biri kuri page 23. Mutagatifu Gertrude twavuze kwitaba Imana tariki ya 17 z'ukwa 11 1331, 1331 cyangwa 1302, akaba yizihizwa tariki ya 16 z'ukwa 11 buri mwaka. Rero ndazirikana ko
abitwa ba Jetruda, wenda mutari muzi cyane iby'ubwo buzima, mugiye kumukunda kurushaho, natwe kandi tumwiyambaze atume turushaho gukunda Yezu mu Karisitiya no kumushengerera. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.